Bakunzi ba Blessed Family, turongeye kubonana namwe muri aka kanya. Ni iby'igiciro kuba tubafite, ni iby'igiciro kandi kuba dufite umwanya nk'uyu wo kongera kuganira. Ngiyewe basuhuza ni Emmanuel na Betty, musanzwe mumenyereye. Karibu Betty muri iki kiganiro, kandi Imana nawe igumye kwishimira. Amen, amen. Tutaratinda rero, reka dusenge. Wadufasha mu isengesho? Reka duce bugufi dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, turakunezerewe cyane kubera kuri Imana idukunda twitaho. Uyu mwanya tugiye guhura n'abakunzi bacu kugira ngo tuganire ikiganiro cyiza. Turakwinginze kugira ngo ubane natwe, ugendane natwe mu itangira no mu isoza, kandi abakunzi bacu komeze ubiteho barengere muri byose, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo watubambiwe. Amen. Murakoze cyane ku isengesho. Murakoze namwe. Nkuko tumenyereye rero n'abakunzi bacu, reka mbere yuko twinjira mu kiganiro tubanze dusangire ijambo ry'umunsi. Yego. Uyu munsi nifuje cyane ko dusangira ijambo riri muri Zaburi, igice cya mbere n'umurongo wa mbere. Iri ni ijambo nize tukiri twigira umubatizo. Turifata mu mutwe. Yego. Ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi. Ndarisubiramo. Ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi. Imana yacu tugirire neza. Amen. Iri jambo ni ukuri nongeye kuritekerezaho uyu munsi, ko umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, uwo ni umuntu Imana yishimira. Yego. Ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi. Uwo ni umuntu muzima. Iri jambo riraguma hasi rikatubwira ngo wazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi ngo cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ngo ibibabi by'icyo giti ntibyuma. Imana yacu tugirire neza cyane, kuko uyu muntu Imana iramwishimira, kubera yuko bene data muri iki gihe nsigaye mbona ibintu biteye ubwoba mu nsengero turimo, aho umuntu asigaye ananirwa guhaguruka ngo ashime Imana. Aho kugira ngo umuntu ashime Imana cyangwa agashima Imana mu buryo bw'amarenga, ntiyibohore ngo ahagarare muri bene se ashime Imana. Kubera iki? Abantu twarahindutse. Twaho kugira ngo tube inteko y'abakirisitu, dusigaye turi inteko y'abantu bajya imigambi y'ababi, y'abakobanyi n'abagambanyi. Ngumva nayo ibyo avuze ngo yaje hano kutwishongoraho, kandi wowe uri gushima Imana. Hakaba n'ubwo abantu ahubwo bajya kugusabira nabi kubera ko washimye, bakavuga ko wirata. Abantu rero uyu jambo riri kubabwira ngo nimuve mu migambi mibi, nimuve mu migambi y'ubugome, nimuve mu migambi y'ishyari. Ibyo byose bihetswe n'amashyari abantu bafite. Abantu bafite ishyari rikabarenga rikabazamuka ku buryo bajya kurema inteko zo kwiga uburyo bahemukira mugenzi wabo kubera ishyari. Kandi umuntu Imana yamuzamuye, wenda umuntu haraho Imana yamukuye naho yamushyize, ariko undi akajya mu migambi mibi. Ngo hari n'abajya gusenga, ngo bajye gusenga ngo kugira ngo ibintu bibi bibe ku muntu. Ibaze umuntu ufata umwanya ngo agasengera umuntu ibintu, naho umuntu yaba yagukoreshereje. Ntabwo ushobora gufata umwanya wawe ngo ujye gusenga. Ese iyo Mana yo yakumva uyi kuyisenga ngo runaka, ngo Manuel ngo ndamusengera, ngo Mana ngo musengeye ngo mugirire. Ese Imana ko atari Imana yo kugira nabi, ko ari Imana y'urukundo. Iratwibutsa twirinde izo nteko ziri mu masengero, izo nteko ziri mu byumba dusengeramo, zicara zikajya kujya imigambi yo kuvuga abantu, zo kukuvuga udahari. Waba uharaho kugira ngo bakubwire bati dore icyaha cyawe ni iki, ahubwo bakanegura bagaseka. Wavuga nge na prefera yuko nkubwira, nkakubwira, nkaguhamagara nkakubwira, cyangwa se nkabwira mwene data, nkamubwira ni uyu mwene data reka, cyangwa se twaba babiri batatu kuvuga ati uyu mwene data afite ikibazo, reka tucyumve turebe uko tugikemura. Ariko umuntu ari kugenda kurema inteko zo guca hirya, zo kukuvuga, zo kukugambanira, zo kukunyega uburyo ubayeho, kuko wasubiye inyuma bakajya mu nteko zo kukunyega. Kandi mwese mwitwa ngo muri abakristo, kandi mwese mwitwa ngo murajya mu ijuru, ngo mwararanye mu masengesho, mwiriranywe mu byumba, mwiriranywe mu misozi, abajya za Kanyarira mwiriranywe, ariko we hirya yawe ari guhirika ibuye ngo aguhirika.
ahirika imigambi yawe. birababaje. Rimwe na rimwe hakaba ubwo natwe iyi si yararangiye wibwira kuri kumwe n'abantu bene so ukibeshya ukanababwira n'imigambi yawe, aho kugira ngo bagusengere bagufashe bakajya kugusenya ngo idasohora. Hakaba abantu basigaye bamira ikintu kimeze nk'ubupfumu. Ibyo bintu birababaje. Ariko ijambo riratubwira ngo hagowe umuntu winjira mu migambi y'ababi. Uyihunga arahiriwe. Yego. Uwinjira mu migambi y'ababi akicarana n'abakobanyi, uwo si uwanjye. Yego. Uwiteka niko amubwira. Ahubwo ku murongo wa kabiri aravuga ngo ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, ngo kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa. Uwo muntu yibera mu ijambo ry'Imana, yishakira kumenya iby'ijambo ry'Imana rimubwire ngo abashe kurikurikiza. Ariko abandi bari gukurikiza ibyo kamere y'ishyari n'amatiku birimo birabajyanamo muri iki gihe. Birababaje. Kandi nakotinga na Yesu ubwo yari ku musozi ari kwigisha abantu mu gice cya 5 uzagisome cy'abahiriwe ku murongo wa 8 n'uwa 9 wa 8 cyane aravuga ngo hahirwa b'imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana, ngo hahirwa bakiranuka kuko aribo bazitwa abana b'Imana. Imitima iboneye abakiranuka, no kuvuga ufite umutima iboneye ukiranuka ntiwajya mu nteko z'abaneguranye. Ufite umutima uboneye ntabwo wakwinjira mu bantu bari kugambanira mwene se. Ariko reba abantu murasengana, abasenga ku cyumweru, abasenga ku wa gatandatu, murasenga ariko nyuma mukajya kugambana, mukajya mu nteko zigambanira abantu. Iri jambo rirakubwiye ngo mwene data, niba uri mu matiku, niba uri mu kugambana, niba hari aburi gucira ibico, kandi mubana mu nzu y'Imana, kandi musengana, ukabanyura ruhinga nyuma ukajya kurema ibyawe, ijambo rirakubwira ngo garukira Imana, ugaruka usaba imbabazi, wongere winjire mu murongo muzima. Imana yacu tugirire neza cyane. Kwari ugukeburana nukuri, ariko birakwiye. Kandi muri iyi minsi mbona byeza aho umuntu asubizwa yarasenze Imana, yajya gushima Imana, bene se bakagenda banashana. Bisigaye bituma nkuko watangiye ubivuga ngo ntabwo ukijya kubohoka ngo ushime Imana uko kera umuntu yajyaga guhagarara imbere agashima Imana, abantu bakanezerwa, bagakoma amashyi, bakabyina ariko ubu usigaye wirinda kujya gushima Imana uti abantu baranoshana ati se buriya uriya ari kuvuga iti ariko twirata ibiki n'ibiki byose, ukumva ibintu byatagaciro, bigenda bitagaciro. Gushima Imana mu rusengero byari ikintu gifite umwanya ukomeye, kuko Imana yacu nayo inezezwa n'amashimwe. Ariko basigaye banahamagara umuntu ushima Imana akanabura, kandi se nuko Imana itagikora ibikomeye ngo isubize abantu. Aho munashima mu makode ngo bya bindi ngo nasengeye ngo urabizi Imana ngo uzabe, ntabwo byafasha n'undi muntu, kubera ko ntabwo yamenye aho Imana yagukuye naho yakugejeje. Ariko Imana yacu ni ukuri ifasha abantu bari mu sengero, ifasha abantu bari hirya no hino mu kiliziya runaka. Imana idufashe tubane na bene data nk'abantu babanye mu buryo bw'urukundo urw'Imana itubwira, urw'Imana idutoza, kandi ariyo rukundo, ariyo mwami w'urukundo. Imana yacu tugirire neza. Imana yacu twiteho nukuri. Imana iguha umugisha kuri iri jambo yagushyize ku mutima, nukuri riratunezereje. Kandi na bene data badukurikiye nabo twizere yuko hari uwari utangiye gutana nawe rigiye kumukebura kandi akongera akabyibuka. Amen. Turagarutse bene data. Ikiganiro cy'uyu munsi ni ikiganiro cy'umuryango. Murabizi ko twababwiye ko tuzagira ibiganiro by'uburyo butatu. Ikiganiro cy'umuryango, ikiganiro kubera iki, aho tugenda tureba ingingo zimwe na zimwe zigoye abakristo tukaziganiraho ibyo abantu bibaza mu kwemera kwacu, ndetse n'ikiganiro cy'umutumirwa cyo ntabwo twari twagitangira. Abatumirwa turabategereje kugira ngo, kuko nimwe abo turi kubana muri iyi minsi, kandi turabashimiye abantu bagumye kubana natwe. Icyo nacyo reka tukibabwire, kuko ntabwo tuzashobora kukivuga ko abantu muri kugaragaza ko mwishimiye ibyo dukora. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Biradutera imbaraga nyinshi. Dufite ibintu dukora, natwe dufite ibintu bitugoye, ariko turashaka umwanya tujye tubonana hano.
twinjiye rero mu kiganiro cy'umuryango. Uyu munsi turaganira iki? Abadukurikiranye ubushize mu kiganiro cya mbere cy'umuryango twakoze, ngira ngo hari ahantu twasize dusubikiye. Twari twatangiye kuganira umuryango ni iki, tubabwira uko twumva umuryango, ngira ngo namwe mwarabikurikiye. Rero uyu munsi twasoje tuvuga ngo tugiye kubabwira aho bitangirira, guhera mu mizi yabyo, kugira ngo dufashe cyane n'abantu b'inyuma yacu b'urubyiruko bari kububwira yuko ingo rwose twavuze ubushize ko ingo urubyiruko ruri kumva ibivugwa hirya no hino, ubuhamya butangwa, bakabona ari ibintu bibaca intege, bakagenda bagira n'inzitizi zimwe na zimwe wenda twe tutanyuzemo z'iki gihe, ariko turagira ngo dutangirane nabo mu ntangiriro, tugira uko twabafasha, ariko tuzanaguma tuzamuka twinjira no mubera mu rugo, mu ngo, no kugira ngo dufatanye na bagenzi bacu bazubatse bazimazemo igihe. Urakoze cyane. Uyu munsi rero tugiye kureba ku bintu bine, imibanire mbere yo gushinga urugo. Icya mbere turareba kumenyana. Uyu munsi tugiye kureba kumenyana, nicyo kiganiro twibandaho, ariko ubushize twarababwiye ngo ibiganiro tugiye kwibandaho bya mbere yo gushinga urugo bizaba birimo ibice bimwe. Harimo ikiganiro cyo kumenyana, tuzaganira ubu ni gute abantu bamenyana, turanabikora uyu munsi. Hanyuma gukundana, nyuma yo kumenyana hinjiramo igice cyo gukundana, aho mwinjira mu rukundo, noneho hakaza igice cyo kurambagizanya. Nyuma y'uko uvuze ngo ndabyemeye, iyo nayo ni indi etape. Noneho iyo umaze kuvuga ngo ndabyemeye, rero habaho gutegura ubukwe kugeza ku munsi w'ubukwe. Ayo ma etape tuzayavuga, ariko uyu munsi tugiye kuvuga iki? Kumenyana, ibijyanye no kumenyana. Umunsi abantu aho bahera bamenyana bate, aho icyo naho bintu bitangirira. Utarakundana bibohera kumenyana. Kumenyana abantu bamenyanira he? Icyo nicyo umuntu yakwibaza. Abantu bamenyanira he? N'abadukurikiye mutangire mu bitekerezo. Abantu hari ahantu henshi bamenyanira bitewe naho mwahuriye. Ushobora guhurira n'umuntu ku ishuri, ushobora guhurira n'umuntu mu kabare, ushobora guhurira n'umuntu mu kabyiniro, ushobora guhurira aho ni ahantu ushobora guhurira n'umuntu mukaba mwahura mu rusengero, ahantu hatandukanye, mu biganiro, abantu bajya mu nama, aho hose ushobora kuhahurira n'umuntu. Kiliziya mugaba mwahura mukicarana, ntimubura ikintu kibahuza, wenda mwicaranye uwo munsi mu kiliziya mugahana amahoro ya Kristo, mwarangiza mugahita musohoka, ukareba uwo muntu wari kwegereye iruhande rwawe, ukamubajije akazina. Nuko bitangira nyine, bitangira umuntu umureba, ukumva uwo muntu bitewe wenda n'akaganiro gato se mugiranye, bitewe se n'ibintu yavugaga, bitewe hari ikintu mu by'ukuri kigukurura, ukabona ko uwo muntu waguma kumwiyegereza. Kuri iki gihe rero umuntu akaka kanimero. Kera yahitaga byagendaga gute? Kera nari mutoya, ariko hari ibyo najyaga mbona. Kera abantu bakundaga guhurira mu misa. Twebwe nk'iwacu mu misa, nk'abari muri Kiliziya Gatolika, habaga misa ya gatatu. Ni ya kabiri burya rero. Ya gatatu cyane y'abajene. Misa y'abajene yari gatatu. Noneho rero ubwo ureba nyine abareba. Ku cyumweru umuntu wese akenda keza yakamemo yabaga yagakozeho. Ukaba rero wabona umuntu, cyangwa se ukaba wamubona nko mu isoko. Aho niho abantu benshi babaga bakunda kujya. Ababaga bizeho gatoya, hari ukuntu iyo twabaga muri vakansi mwajyaga mu byo bitaga reunion, ukaba wahabonera umuntu wenda uri kurangiza nka CZM, ibintu nk'ibyo ngibyo. Kera nibyo byahabaga, ariko nta kanimero kahabaga. Ariko wamenyaga amazina ye, ukabuzina ukamubazana n'iwabo, nyine mu bice by'iwabo ukahamenya. Icyo gihe wamenyaga n'abaki n'abantu wamutumaho wanditse akabaruwa n'uburyo gashobora kumugeraho. Akaba ari byo rero kera Abanyarwanda bajyaga banita ngo ifu nibagara ubushuti n'akarenge, nyine ugomba kugira wagiye. Niko kajyaga gushaka mu cyiciro cy'akanimero k'uyu munsi. Akanimero icyo gihe n'akarenge, ariko mbere y'uko ujya gusura umuntu habaga hanyuzemo utuntu. Iyo mwamenyanaga mwagiraga kujya mutangira kugendana,
mwahuraga nyine mwahuraga muri iyo misa mukabivugana ati mujye muhora muhurira cyangwa se ukamwandikira akabaruwa nk'utuntu ushaka kumubwira twa mbere nyine ko wamukunze ubwo rero akabaruwa ukagasunika kabaga karimo imitoma myinshi burya abantu bandikaga kera harimo imitoma urumva hari n'igihe iyo hari ako wibuka se bajyaga bavuga akabaruwa yarakwandikiraga ngo rambura amaboko duhoberane ngo duhuze imisa y'imisambi sayaye ubwo abana b'ikigero ngo duhuze ngo inkokora ngo inkokozi niba ari isake niba ari inkoko z'ibintu nk'ibyo ngibyo byarimo imitoma nariko mbega bayigiraga barabikurikiranaga urumva iyo mitoma niyo yandikwaga mu tubaruwa akagahereza umuntu akazakabona akakugezeho ukumva urutima ruradishe icyo rero icyo twari tukivuga ahantu abantu bashobora kubonanira bahurira hehe ubwo twari dusubiye inyuma nyine kwibuka n'amateka y'inyuma ariko mu by'ukuri abantu burya buri gihe bagomba kugira aho bahurira ahantu bahurira rero muri iyi minsi hakagira utera intambwe kera abantu bateraga intambwe tuvugishije ukuri n'abantu mudukurikiye umuntu wabaga yabasha gutera intambwe ya mbere yabaga ari umuki ni umusore cyangwa ni umukobwa ni umusore ariko reka burya nkubwire burya umuntu atera intambwe aho abona ishoboka kuko nanjye tandebye ijisho ryiza ntagize ukuntu nanjye nkubona iyo ntambwe sinayitera burya umuntu agerageza gutera intambwe aho abona ijisho rimureba neza ariko mu by'ukuri abasore nibo batera intambwe ya mbere hari ikintu rero nashakaga ngo cyo kwitondera ahantu muhuriye hafite icyo havuga kuri avenire yo kubana kwanyu cyangwa se y'ubushuti bwanyu muzagirana uti kubera iki niba umuntu bwa mbere mwahuriye mu kabari hari abakobwa nk'hano turi Nairobi barikora nka batanu bakajya kunywa bakicara ahantu hamwe bakinywera amarura bakinywera wisiki niba rero umuntu wamusanze aho mukahamenyanira ejo mukabahana ntabwo nizera neza kereka Imana imugendereye ikamuhindura cyangwa se nawe agashaka guhindura imitwarire ariko nasubira mu gikundi cy'aba abakobwa n'aba bagore kunywa ntabwo uzamurenganya kameme nibyo kuko niho wamusanze ugomba kubyitegura ko aho wasanze umuntu hazagira ingaruka ku buryo no mu gihe muzabanira niba umuntu umusanze mu kazi sibyo yego arakora amasaha 8 menya yuko nimubana uwo mugobo cyangwa umugore ukura utashye unaniwe n'uwo muntu nawe niko azatahananiwe ugomba kumumenya ko ari umukozi w'amasaha 8 ukamenya ko atahananiwe ukamenya n'ukuntu muzifata mugafatanya mu buryo bw'imibanire n'uburyo mugomba gushyira hamwe ibyo bifite ingaruka yego ugomba kumenya ko aho hantu mwahuriye ukajya umenya ko hashobora kuzakugiraho umuntu muhuriye mu rusengero muhuriye mu rusengero niba muhuriye mu rusengero nukuvuga ngo niba muhuriye mu rusengero ntuzatekereze yuko uzamujyana mu kabari ngo agukundire sibyo ntabwo wamujyana mu kabari kandi utarahamusanze umuntu amusanze yibera mu gusenga Imana ayigira mu gushima Imana igihe cyari cyo cyose nurangiza umubwetereka ngwino tujye twigira mu kabyiniro cyangwa se ntabwo azabigukundira kuko sibyo wamusanzemo reka rero wari ukomeje ku kintu cyiza mu kanya wari uvuze uti mbese umuntu hari ibintu burya bishobora gukurura hari ibintu burya bishobora gukurura umuntu nibyo nari kukubwira nti buriya nawe n'umukobwa kugira ngo umuntu aze cyangwa umuhungu hari ibintu bimwe bishobora kumukurura umuntu ashobora gukururwa n'imyitwarire yawe uko yagukonye witwara mu bintu runaka avuga ati uyu mukobwa uyu muhungu ashobora kuza kuruwe n'uburanga sibyo ashobora kuza kuruwe n'uburanga ashobora kuba yakubonye imyitwarire uko usenga uko ubwiriza niba ari umuntu wo mu rusengero uko se ukora amapresentation niba mukorana akavuga ati uyu muntu ari smart ni umuhanga shaka umugabo w'umuhanga utwo tuntu rero uko ugaragara burya ugomba kubikoraho kugira ngo wattractinge undi muntu niba ugeze mu gihe cyo gukura ukeneye umugabo ukeneye umugore imyitwarire yawe ugomba kugira gute kuyireba ukugira uko reka duha abantu
reka duhe abantu umurongo ko twavuze ko turadufasha abantu muri Bibiliya. Reka duhe abantu umurongo wo mu Bakolosayi, Abakolosayi ibice 4 5 6. Twumva icyo Bibiliya igira inama abo bantu, umuntu ukiri muri icyo gihe ugishakisha ni gute, kuko aho uzahurira n'umuntu akagira kontakite yawe nawe agomba kugira ibintu, hari ibintu akunda, hari ibintu akunda. Nkunda umusore w'umuhanga, nkunda umusore, inkumi nziza, nkunda se inkumi imeze gutya na gutya, nkunda umusore umeze gutya na gutya. Twabahiye inama Abakolosayi 4 umurongo wa 5 n'uwa 6 turavuga ngo mugendere mu bwenge ku byo mugirira abo hanze, mucunguze uburyo umwete, ijambo ryanyu rifatanye iteka n'ubuntu bw'Imana risize umunyu, kugira ngo mumenye uko mukwiriye gusubiza umuntu wese. Urumva iryo jambo ritafasha umuntu w'umusore cyangwa inkumi, riramubwira ngo mugendere mu bwenge ku byo mugirira abo hanze. Ugomba, niba ugeze hanze muntu, ugomba kumenya ko hari ukuntu ugomba kugenda, wewe musore, wewe nkumi ukeneye kurambagizwa, ugomba kuba ufite imyitwarire myiza, uko ugaragara ku bantu bo hanze bazanagutangira ubuhamya. Kera burya habagaho abaranga, mu gihe cya kera cy'abasogokuru kera hariho abaranga, umuntu ujya kukuranga akavuga ati ariko no mu myaka nanjye nkiri mutoya ndabizi, kandi n'iki gihe bijya bikora. Sinya numva ngo hari abantu bo muri Amerika umuntu akatuma ati munshakira umukobwa, ni igihe cyo uhita utekereza ni imyitwarire y'uwo muntu, character. Bantu bakobwa, basore, mugomba kugira imyitwarire myiza, mucunguze uburyo umwete rwose, musomira ijambo ryo mu Bakolosayi ibice 4 umurongo wa 4 n'uwa 6, aho ribagira inama ngo mugendere mu bwenge ku byo mugirira abo hanze, mucunguze uburyo umwete, ijambo ryanyu rifatanye iteka n'ubuntu bw'Imana risize umunyu. Ijambo, ibintu bigusohoka muvuga, umuntu akunda ururimi rwacu icyo turuvugisha. Hari abakobwa bajya bavuga ngo umuntu ngo ni inshinzi, umugabo bati umusore nawe ni mupfapfa, amagambo avuga nayo ubupfu. Ibyo rero nta muntu uzakwegera umeze gutyo, kereka nyine umupfapfa ashakana n'umupfapfa cyangwa inshinzi igashingana urugo, kuko nta muntu muzima wajya gushaka umukobwa w'inshinzi. Ibyo bintu ntabwo bibaho. Umuntu ntiyanakurangira, cyangwa se ujye gusura kwa sobukwe, kwa nyoko bukwe, urangiza utangire ubashinge, wakubwira ati mumeze mutetetse murambaza iki mwebwe, utangire ubashingeho ibintu nk'ibyo. Imyitwarire, amagambo tuvuga, uburyo tugaragara mu bantu, uburyo ufasha abantu, uburyo bakubona mukobwa, uburyo bakubona muhungu, cyane cyane bakobwa, kuko mumenye ko murashakwa kugeza na n'ubu ntibirahinduka. Yego abakobwa basigaye bafite intambwe nini muri iki gice, ariko n'ubundi baracyategereje umusore uvuga ngo aguhamagara ukwiyegereza. Rero hagomba gukora uburyo uwo muntu akubona. None se nkanjye nakuruwe n'iki, we wakuruwe n'iki? Urumva wowe manzi umbwire, kuko wowe ni we watangiye umbwira ibintu byakukuruye. Yewe rero buriya nari nkeneye nari nkeneye umuntu wo kunganiriza no kumpumuriza, no kumbwira amagambo meza, no kumfasha mbese ukuntu waje nk'umuntu ungira inama, none nanjye nkibohora nkakubwira, ukanganiriza, ukambwira ukuntu ibintu bijya burya byagenda, nkumva ufite ibitekerezo by'ukuntu umuntu ashobora kumanaginga situation yamunaniye, ukuntu umuntu ashobora uburyo uhumuriza umuntu, ufite approach yo guhumuriza umuntu no kumufasha. Kandi ngira ngo n'abantu wenda muziranye bashobora kubivuga, ufite approach y'ukuntu ushobora gusanga umuntu muri situation ukamuhumuriza, ukamwereka ko ibintu bishoboka, ukamuha courage. Mbese uwo muntu numvaga nkeneye wo kuba yabo umuntu wo kumba hafi, nahise mbona iyo karite uyujuje. Ikindi no mu mitekerereze, nashakaga umudamu uha igitekerezo, uha projet akaguha ibitekerezo, atari wa muntu uvuga ngo nyine ngo urabikora uko byumva ukakureka. Rero ngewe icyo kintu cyarankuruye. Imana iguha umugisha kuri byose. Urumva ibyo ni ibintu urubyiruko mudukurikiye
mudukurikiye mukiri inyuma yacu ni ukuvuga ngo mujye mugenda mwumva nawe wibuke niba uri muri eta yo kuvuga ngo ugeze igihe wibuke neza utekereze neza ushyire ubwenge ku gihe umenyetse ndashaka iki niba uri umwana w'umusore ugeze igihe utekereze uti niki nshaka hanyuma niba uri umukobwa nawe ntugendere gusa ngo imyaka yanjye irageze ngomba gushaka no ushaka umugabo ariko umeze gute mu by'ukuri ngewe mvugishije ukuri ngewe natangiye gusengera umugabo nkikizwa kuko batwigishije kujya musenga Imana kandi Imana yacu yumva ngewe nashizeho ku murongo ko nshaka umugabo wize shaka umugabo utari umuntu wiyemera umugabo uza afite urukunda apana kuvuga ngo araza nyiyemeraho yuko afite ibintu cyangwa iki umugabo uca bugufi nanjye nkamucira bugufi tugashyira hamwe tukungana ibitekerezo tugashyira ibitekerezo hamwe kandi ibyo byose narabigusanganye ibyo bintu ntabwo wakoraga ikintu utangishije inama sinakoraga ikintu ntakugishije inama mu guhura kose twajyaga nubwo tutari twakamenya twajyaga tubazanya ati bigende gute urabona ibintu byagenda gute kandi tutaranashyira ibyo bintu rero byose ubwo igitego mba ndagitsinze igitego buragitsinze hari benshi wakuyemo n'abantu butuziranye barabizi wowe uraje mu minota mikeya kandi ni igihe gitoya cyane dushaka twanabisangiza abakunzi bawe tuzagenda tubibasangiza rero iki barabibahishe arabasizigaye mu mwenda iki ni igice abantu kiba kigufi ni igice kirimo amarangamutima menshi yego icyo nicyo twabwira abasore n'inkumi cyane cyane ko ari byiza mu bintu bagomba kwitondera tugomba kuganira nabo mu bintu bitondera harimo ibintu byitwa amarangamutima kugira ngo udatwarwa n'amarangamutima ugatwarwa na emotion ntutekereze kuri bya bintu biri fondamentale n'umuntu ushaka uwo ari we rero ni ukuba makenga ntutwarwe na emotion ahubwo utegeke emotion zawe hari ibintu bajyaga batubwira rero umenya n'abakuze bijya bibabaho ikintu cyitwa ngo coup de foudre aho ubona umuntu nyine bikagukubita biragukubisa umukunda ugasara ukumva mu nda birazamutse kubayeho hari n'abajya bagera kure iyo coup de foudre bagize ikaba yanabarwaza ngo bakarwara ngo amuru ibyo bajya bavuga ngo umuntu arwara amuru abandi bakavuga ngo arwara indege ibyo bintu bibaho vrema kandi ugasanga wenda ni urukundo rutari rw'igishashi rugurikirana ruri kugumama rimwe na rimwe ugasanga ruragurumana mu muntu umwe ugasanga rutari reciproque rutari ku bantu babiri bikavuna rero bikavuna umuntu icyo gihe rero nacyo cyitwaramo gute mwene data aho ni ukwitonda nibyo twavuze ko amarangamutima ni ikintu gikomeye kubera yuko utabyitondeye bishobora kugutura mu kintu gikomeye kuko hariya harimo ikintu cyitwa amour passionnel ni urukundo rufite powerful feeling wumva bishyushye muri wowe rwanagukoresha rero n'amakosa rushobora kugukoresha amakosa kuko umuntu rukakuvuna mu mutima rushobora no kuvuga uti uyu musore kugira ngo anyemere nuko mwiha wese umuntu w'umukobwa ukaba washiduka n'ukuyemo n'indi utateguye n'ibiki rero aho ngaho naho kwitwararika cyane abantu reka tubafashisha ijambo ryafasha umuntu wumva ageze muri icyo gihe cyo kumva urukundo rwamukubise rukamutangira kumera nk'aho rumurwaje urumva bitandukanye na bya bindi by'uko umuntu nyine ari kurugenzura hari imigani 4:23 reka twumve ikintu habwira umuntu nk'uwo nguwo kugira ngo abashe kwikontorora haravuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi bintu byose birindwa kuko ariho iby'ubugingo bikomoka rinda umutima wawe iby'umutima wawe ni byiza uri gukundisha umuntu ariko icyo kintu kigurumana rinda umutima wawe kuko umutima wawe nukomeretsa kandi ariho iby'ubugingo byose biri urahomba cyane irinde rero ubikontorore neza ubigendemo neza wihubuka iyo rero bibaye mukaba mwemeranyijwe hari akantu kabaho rero abantu b'abajene ubu basigaye bavuga cyo bita
gutangira dating umunsi wa mbere wawita ngo iki? umunsi wa dating wa mbere aba bantu bubu bawita ngo abantu bubu ntago nzi ibyo bakoresha first date. bakoresha ni soruti ya mbere nyine, gusohoka bwa mbere. I Burayi muri Amerika ubu n'abasore bubu ariko barabizi, ni ibintu bisigaye kubyitegura. Umuntu mugiye guhura bwa mbere muganire, bwahanye akanimero, muri kuvugana buhoro buhoro, araguhamagara iki, ariko mwageza ahantu mwumva ko mwahura mukagira uburyo muhuza urugwiro kuri bwa munsi wa mbere mwahuye, mubiganiraho mukagira ikintu mwemeranywa. Aho hantu rero naho turagira ngo tubwire abantu b'urubyiruko bubu biriho, ntago ari ibintu by'igitangaza, kandi natwe twabinyuzemo. Uzi ko hari igihe twavuganaga ariko tukaza kuvuga ati reka uzansure cyangwa se tuzahurira ahantu. Ibyo ngibyo bibaho rwose. Kera hari n'abantu bavaga mu misa bakigobeka nko munsi y'igiti bakicara bakaganira, bakarambura agatenge, ugasanga ku muhanda ariko ntibajye kuri, ni hafi y'umuhanda ahantu bababona. Kera abantu bari bakijijwe sha ahantu mubabona, ariko umukobwa yashashije nk'agatenge ko ku gakingo bakicara nyine, kandi babaga bari fiyeri no kumwerekana ko uwo muntu nyine murimo hari imishinga barimo bategura. Yes. So rero icyo kintu cyo guhura bwa mbere ni ikintu cyo kwitondera, kuko nabwo ugomba kwitondera ya marangamutima yawe kugira ngo utaza kugira gute udahubuka, kandi ukitondera n'ahantu muhurira. Wihurira n'umuntu ahantu hafunze hatazwi, kandi menyesha ababyeyi, menyesha abantu mubana, menyesha niba ubana n'abandi basore, niba abana n'abandi bamenyesha ugiye. Uzi ibibazo byagiye biba hano muri Nairobi, aho umuntu bamuhamagara ngo ngwino duhure, bakamujyana mu nzu itazwi, bakamwica, bakamugurisha ibice byose by'umubiri. Basore inkumi cyane cyane ni ukwitonda. Umuntu niba guhamagaye muhure bwa mbere ubu utaramumenya, ugomba kugira ya makenga twavuze, kugira ngo umunsi wa mbere ukubere mwiza, uwitegure, ukarabe uke. Ariko muri uwo munsi hari ibintu ukeneye kumenya kuri uwo muntu. Ugomba kumenya ibintu byibura, ugomba kumuhata ibibazo, ukamenya uwo muntu ni muntu ki, sibyo? Ugomba kumenya ibintu atekereza, ibintu atekereza ku rukundo, ibintu atekereza ku umusore n'inkumi iyo batangiye kuvugana iby'urukundo. Ugomba kumenya aho arasa ku ntego. Wabona ari umuntu wo gutesha umwanya ukagira ute, ukamureka hakiri kare. Ugomba kumwumva, ugakora investigation za mbere. Ugomba kugenda wiyemeje gukora investigation. Ni muntu ki, yakuze ate, afitiye background, ni ibiki yemera, akora gute. Nk'abakristo tugomba kumenya ni ibiki yemera, ni gute yemera Imana. Nusanga umuntu atemera Imana, aho ngaho uzadawutinge, biragoye, ushyiraho akabazo. Ko niba uzagenda wowe ugasenga Imana umuntu akakubwira turi mu biki, aho ngaho naho kwibaza. Rero naho kwibaza. Rero uwo ni umunsi mwiza wo kumenya ibyibanze kuri uwo muntu, kugira ngo ufate imyanzuro kandi vuba, utaratinda muri ibyo bintu, kugira ngo utagira gute utazakomereka. Kuko ubona n'umuntu mutazinjira muri etape yo gukundana ngo utangire umwimariremo, nurangiza uregrete mu nyuma, ibyo washakaga atari byo ari byo, uregrete, ukuramo akarenge kawe. Ugomba gushaka amakuru y'ingenzi atuma ufata ibyemezo byihuse. Ndavamo cyangwa ndagira gute, ndakomeza. Aho rero abasore n'inkumi turabagira inama kuri icyo kintu. First date ni ikintu cy'ingenzi, ni ukukimanaginga neza. Akandi kantu ko kwitondera muri iki gihe abantu b'ubu bababwira nakaye ka online. Online dating. Yongi baho rwose online dating. Kubera ko turi mu gihe tutahakana ko technology yoboye isi. Aha twavugiye abantu bahuriraga mu misa, twavuze abantu bahuriraga mu nama mu biki, ariko twibagiwe ko hari abantu bahurira online ubu nibyo byeza. Ahubwo muhurira, ujya kubona umuntu, ushobora no kubona umuntu kuri Facebook ukamuchatinga. Ushobora kubona umuntu ari kumwe n'inshuti yawe kuri Facebook, ukabaza inshuti ite so umuntu nuwuhe, uramuzi, ati ndamuzi, wowe ugatangira kumuchatinga umubaza muri aho amakuru ese wowe urinde.
ibyo bintu rero ntabwo twavuga yuko nubwo twaba turi mu gikristo mu gihe tugezemo tugomba kwemera ko tekinoloji nayo yaremye indi si, ahubwo tukamenya uburyo tugomba kubana nayo. Umukristo se koko yadetinga online? Abakunzi bacu mutubwire mu bitekerezo. Ariko njyewe ku ruhande rwanjye mbona ntabwo nabirwanya, kuko isi iri gutembera gutyo, ahubwo tugira ubwenge. Kuko online umuntu ashobora kukwiyereka ishusho ari umugabo kandi ari umugore. Ibyo birashoboka, ahubwo biruzuye cyane. Aho rero naho umuntu kugira ubwenge no gukoresha umutima nama. Kugira ngo utekereze uyu muntu uri muhuye, umuntu bitangira akohereza aka message kuri messenger, akagutangira akakubwira amagambo y'urukundo, akakwereka ifoto ukuntu ameze, nyamara umunsi umwe mwazajya ugasanga nta maguru afite, cyangwa se wewe utabyiteguye, so kuvuga ko udafite amaguru atabona umukunda. Ariko ntabwo yigeze abikubwira ngo ubyitegure, yakwerekaga igice cyo hejuru, mwajya guhura ugasanga uwo wabonye mu maso. Urabizi ushobora abantu bakora na makeup, yo wamureba ugasanga wajya kureba uwo muntu ukabona ati njyewe oya ntabwo ari uyu nabongewe nabukundanye nawe. Abakiristo rero icyo twababwira no kugira amakenga online dating. N'uwo muntu online mwitondere, genza gakeya, wishyuha. Hari abantu rero bashyuha cyane iyo bumvishe ko ari abantu bo hanze, bo mu mahanga, umuzungu, umuntu uri muri Amerika, umuntu agashyuha ntatekereze n'ibintu bibi bishobora kuba inyuma y'ibyo ngibyo. Ni ukugendana amakenga bene data, abasore, urubyiruko, mukamenya ko ibyo bintu bishobora kwihishamo abo bita abasikama, cyangwa se abantu bashobora kuguhemukira bakakugirirana nabi. Hari n'abagurisha ibice by'umubiri y'abantu, akaba yakubwira ati tega indege usange muri Malaysia, wagerayo bakakubaga bakakugurisha. Ibyo rero ni ibintu byo kwitondera. Kandi ikindi wibitindamo, shakisha uburyo umenya umuntu physically vuba, umubone, ushaka aho muhurira, kandi ubikore nka kwa kundi twavuze date ya mbere igomba kugenda, muhurira ahantu ari public, muri restaurant, muri hoteli, ahantu abantu bose banyura. Ntakubwire ngo agutumiye mu cyumba cya hoteli, ntakubwire ngo agutumiye mu ahantu y'umwijima, kuko ibibera mu mwijima nyine nibyo mu mwijima. Ushobora gushiduka wibwira ngo murajya mu bindi, ugashiduka nawe ubwawe utakiriho, n'ingingo zawe zagurishijwe. Rero ubu hari ibintu byinshi byateye. Ni ukwitonda. Twababwira gusa ko abantu bashobora guhurira online, birashoboka, ariko ni ukugira amakenga kuri aho hantu. Tuha abantu ijambo ribafasha nabwo abo bantu by'amakenga. Reka tusome Abefeso 5. Ikindi nari ngiye kuvuga nari nibagiwe, online hari abantu muzahura n'umukristo bakwinjize mu bintu byo bakorera online. Uzi ko online hari n'abantu bakubwira agiye akigutereta, ahubwo ati nyoherereza amafoto, agatangira kugucatinga amagambo arimo ubusambanyi, ibyo bita sex testing. Ubu niko babyita urubyiruko, amagambo y'urukozasoni. Uwo muntu muhungi, uwo muntu utangiye mutaragera n'ahantu mugera agatangirana amagambo nk'ayo, menya yuko uwo ngo nta kintu azakugeza. Ubu nta muntu murimo. Nashaka bavuga ko aturuka muri Amerika ya hehe n'umuzungu. Hari abantu bafite ikibazo cyo kumva ko umuntu yaturutse iyo nyine basa azapfa kwemera ibyo abonye byose, ariko umenye ko nangajoma ikomeye. Abefeso 5 15 kugeza kuri 17. Yego 5:15 kuri 17. Nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge. Nibyo vraiment. Umucungu uko mugenda online mu bikore mu bicungi, ntimugende nk'abantu batagira ubwenge. Ngo mucunguze uburyo umwete, kuko iminsi ari mibi. Ngo nuko ntimukaba bapfu, ngo ahubwo mumenye icyo umwami wacu ashaka. Iryo ni ijambo tubahaye rubyiruko muri dating ya online. Mumenye yuko mugomba kugendana ubwenge.
nk'abanyabwenge, nuganira n'umuntu w'umunyabwenge umenye uburyo ugomba kumwitwararikaho. Kandi niba uhuye n'umuntu reka kubone nk'umunyabwenge, reka nushaka ko mumenyana ku munsi wa mbere abone kuri iki uri umunyabwenge, urumva utari umupfapfa. Uyu munsi ndibaza ko inama y'abahura bwa mbere tuyitanze. Ariko hari ikintu uri kwibagirwa, kumenyana bishobora gutwara igihe kingana iki? Icyo gihe cyo kumenyana ni kigufi, mukakimaramo n'igihe gitoya cyo kuba muri kumenyana mutarinjira mu rukundo. Mugomba kukigira kigufi kugira kitagutwara igihe kinini. Ariko hariho n'abakigira kirekire, uretse yuko tuzasobanura. Ntabwo ari byiza ariko kubitindamo kuko nabyo bifite ingaruka zabyo. Yego, nabyo kigufi cyane nabyo biterwa n'abantu, binaterwa n'igihe mubonanira uko kingana. Kuko niba urugero nka twebwe tujya kumenyana, twamenyanye amezi agera kuri 5, ariko duhura buri munsi. Ariko urumva niba duhura buri munsi ko twe twamenyaniye mu kazi, reka tukabibabwire, dukorana, urumva duhura ku munsi wa mbere tugatangira twese tutangira akazi hamwe. Rero ni ukuvuga ngo kuva uwo munsi twabaye nk'abantu, uyo kubitaniro gutyo yo yabaye yahise imera nk'iduhuje. Rero nta nubwo ari guhita imera ngo yayiduhuje, tumera nk'abantu bahuza, dutangira kugenda tuganira ariko tutarajya mu byo kwinjira mu rukundo n'ibindi, tumenyana. Rero twebwe byafataga igihe gito kubera ko urumva twabanaga almost every day. Ariko hari nk'abantu babonana rimwe mu cyumweru, hari abantu babonana rimwe mu kwezi. Urumva igihe bizafata bizaterwa na frequency y'uburyo mubonana n'uwo muntu, kugira ngo umuntu mumenye no kumwemerera ko mwajya mu date ya mbere kugira ngo mwahurira mugatangira kuganira kuri ibyo. Urumva ariko ubu ngubu ibintu byaranoroshye, abantu barabonana burya mumera ku mbuga nkoranyambaga, umuntu uramuhamagara umureba mukamera nkaho muri kumwe. So rero ntabwo wa precise igihe runaka, ahubwo ni uburyo abantu b'ubwabo ari abantu babasha kugenda muri gahunda no gufata ibyemezo. Ariko ubu bintu byose byaroroshye, kandi urumva ibi bintu bya tekinoloji byoroheje ibintu. Hari abantu baba ari timide, niyo mumaze kubonana kuba yanaza kugira ngo agire ikintu akubwira ari ikintu gikomeye. Ariko ushobora kwandika aga text kavuga uti I love you, ariko kuyivuga ari ibintu bigoye cyane, bikava kure cyane. So bakunzi bacu rero, turi muri ibyo biganiro tubane n'urubyiruko, ariko n'abandi bakuze mwiyibutse ukuntu ibintu byagenze, tubane muri urwo rugendo kugeza abantu bashyingiranye babanye. Uyu munsi reka tureke kubigira birebire. Abakunzi bacu murakoze kudukurikira, kandi biryoshye ariko biracyaza, birashyushye. Urubyiruko nimutwegere, turabahamagara ngo mukomeze tugume tubane, kandi tunabafashe, tunabereka n'iyi mirongo tubasomera, mujye murushaho kuyikurikiza. Imana yacu ibaha umugisha, turabakunda. Bye. Shalom.